nakubwiye aha hantu nawe nubwo uri umunyamakuru nubwo nakuretse ukinjira ntabwo byari ngombwa ubwo anaje akanakomanga nkagenda nkabona niwe nakinga nabwo nafa kwemera ko yinjira ahubwo ibyo tuzabiganira nyuma yaho cyangwa se akazampamagara akambwira ibyo ashaka kumbwira kuko hari ibyo yavuze imbere ya kamera sinabyishimiye ariko nyine nagusabaga kwihangana no gutoza. Wow, surprise murundi. Oya wirakara cyane. Oya muri tuza bandu tuze, oya bandu tuze tuganire muri nyine bandu tuze watuje kagusunika basi wimusoneka byonyine basi turahita twigendera please yakire dutaye basi ntago ndayacana nayo nshaka nigire mu please nibitenda biretse sandire gira mu gipangu impamvu mwuzaniye basi gift si itangazamakuru ryongere kitangire ribone nanone oya ese bigutwaye iki please wambabari I beg you none ntago navyemeye none ntago navyemeye soka ntago navyemeye uzamamaga wambabariye basi gato rimwe gusa wazanye rashaka rimwe gusa amahirwe yanyu azamage ku telefone ibintu sibyo kujya aza kunzanira amatangazamakuru ese muri ufite ikibazo bazi murundi yarakaye. Oya muri watubabariye basi tukakuganiriza iminota mike cyane bana yanjye muri kudusohora nabi kandi uzakenera abashyitsi. Reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro ntangira mbashimira kuba mudahema kutwereka yuko mudukurikirana kandi mutuba hafi mbabwira yuko kandi natwe tubakunda. Reka mbabwire wenda ahantu turi ntabwo ari ahantu ntabwo muhazi n'ubwa mbere muhabonye ni ahantu bita kwa Murundi. Ntago ndanavuga karitsiye wenda araza kutuganiriza aratubwire neza. Nageze iwe ariko ntago turinjira mu gipangu neza, turi ku muhanda hari umushyitsi turi kumwe we muramuzi muraza kumubona. Nagira ngo mbabwira yuko nyine yifuje ko namuhuza na Murundi bwa kabiri nubwo bwa mbere butagenze neza ariko navuze ntireka nze tujye kumusura iwe tumutungure. Nubwo wenda ntamubwiye ko mfite umutumirwa muzaniye ariko reka nizere kaza kubyakira neza. Reka mbwire kameramani aduherekeze turebe yuko twajya kumusura. Sinzi ko biza kuba amahoro ariko reka nizere ko biza kugenda neza. Yambwiye yuko ari mu rugo dufitanye gahunda ariko sinamubwiye yuko nza kuza mfite n'umutumirwa cyangwa se umushyitsi. Reka mbe namuhamagara ndabona tuhageze. Urumva mfite kuba tugeze kwa Murundi urumva ntabwo ufite Sandrine ndumva afite ubwoba. None iyo mpano yawe urumva ari buyakire gute? Reka mbwira abantu ko ari aga surprise tugiye gukorera Murundi yifuje kuba yamuha impano nk'umuntu ashaka yuko bagirana umubano ariko nyine ntago twizeye neza mbabiza kugenda neza. Kuri wowe nyine watekereje gute ko wazanye impano? Shana muteguriye nyine aga surprise ibyibuza ngo ndebe reaction ye ndebe uburyo yabyakiriye ko numukunda kandi ntago nkikomeje gucika intege ndacyamukunda nyine ndakomeza kumwereka urukundo. Naza ko twamaganira kururaza kubyakira gute n'imbaraga zawe watakaje cyangwa se n'amafaranga yawe atari make ko biri kose nabonye ari imana ihenze natwamaganira kururaza kubyakira gute? Ikibazo gikomeye ahubwo nanjye mfite ubwoba ahubwo natwirukana turabigenza gute? Tekinike ya nyuma niyo turi bukore no kwiruka ariko rero twizere yuko bitaza kugeza aho ngaho ngo tugende. Ubwo aho nza kubona nimbona je uraza kureba ukuntu wakitsimbaho gakiya kugira ngo atahita kubona. Ndagira ngo aze kukubona nyuma twamaze kwinjira. Ndazi ko rekano twitsimba reka muhamagare nange twumve. Nona n'umukozi afite kataza gufungura kamuhamagare kuri telefone. Ufite ubwoba ariko shaho Murundi Imana idufashe bigende neza kuko biba bibabaje kugira ngo ukunde umuntu wakwereke yuko mutari kumwe ariko kubw'impano wenda abantu bakunda impano ashaka kubona impano agahita ajya muri mood. Ntago yabidukora ntago yabi. Allo Mr. Muro twe twavuganye nyine ko ndi buze kukureba iwawe nagize ku gipangu ariko ndabona hafunze waza ukadufungurira. Kameruka hano ngwa tari wa wamenya gusomenya gute
ndahazi rega njye ndayoboka si wandangiye se ku gipangu cya shokora niho mpagaze hanze. nta kibazo reka mureka tugaze agukingwa ariko nizere ko utazanye na bya bindi byawe. Oya humura ntago nabyongera urambujije ngaho ngwino dukingurire twageze. Cyangwa urakoze. Ambwiye ko agiye gufungura ariko ndagira ngo uze kwitsimba uguma inyuma ndaza kuguha sinyare kugira ngo winjire. Kuko ntago ahise atubona ntago byaba byiza. Ndagira ngo nyine mbanze ninjire ndumwe uraza kwinjira nyuma namara kunyingorera. Ase murundi. Mr. Muro. Sikondeba Uye humura. Nandeze tuvuganye ngo iki ngomba ko nta kamera uzanye kamera se n'iki nanone. Wasanga uzanye nakunda kunzana. Nta wundi muntu uje mu njye nyine na kamera kandi urabizi ko umustar. Erega kuba umustar ni ikintu kitabatse. Ihangane basi mbabari uyu munsi gusa basi mfasha tuganire nashaka kuguhanyiza mu bwa mbere tugeze iwawe mu rugo. Uye uradufasha urihangana mu rugo kuko ikintu cya mbere ubona ahantu heza cyane sinzi impamvu wabihishe. Uye muri ngwino tujye kuganira umwe byihorere nyine ihangane basi mfasha basi reka nyine tubone tuganire utwereke n'ahantu tuye n'ubwa mbere tugusuye mu rugo iwawe wari waranze no kuhatwereka. Uye ariko usimu kusiga ufite amahane. Uye tuza arazimya arabizimya. Uye humura mu ruhumura ariko sinagukora umuntu wanje kuba ahantu heza tuhabonye ahantu heza ikindi kandi felicitation nziza cyane ufite n'imodoka. Uye ariko humura ntukagira amahane twagusuye nk'umuntu w'Ufite yacu nk'umustar tuzi. Erega ubuzima bw'abastar bayemo mugomba kubushyira. Nshobora kuba ngize kugira ngo abafana n'abakunzi bamenye ubuzima ubamo ahantu utuye. Nereme ndimuka kugira ngo mureke kujya muntunguza hari ibintu byambabaje bya keza ko noneho sose wanzanira umukobwa nanone. Ibyo bireka byara. Nubundi wasanga ari nyuma. Nta uhari simuru wanyizeye nta uhari. Kinga Murundi. Na muru nazanye nawe ndi jenyine mu ruhumura rwose ntago nakongera kuguhe. Oye humura nta kibazo ndagira naje ngira ngo Washyashya nubwo bitemo ariko ndaje go karibu reka none urakoze kuduha karibu. Tambuka witsimbe hari inyuma ku giti kiri hari inyuma. Ego tugize amahirwe Murundi duhaye karibu ariko sinzi ko biza kurangira ariko ko biri kose birarangira neza. Muro tutandaba afite ndutebe twiza pe ariko nizere ko tuje noneho tuza nta muntu nazanye nawe uyu munsi nagusuye njye nyine wumva utuje ngo wamuzanye ararurera inyuma. Urabizi neza ko wafunze. Urabizi neza ko ntawe yabona nyura. Amakuru yawe se muru kandi wakoze kuduha ikaze. Umefite mu bisanzwe. Cyameze fresh ntare bindashima. Ariko uragoranye kugira ngo umuntu karibu tubanje kurwana intambara nk'iyaheterera. Wapi mane. Hari ibintu usanga nyene. Hari ibintu bitesha umutwe n'ibishimisha ubwo ngubwo mu buzima umuntu bisaba yuko yitondera buri kimwe cyose. Ariko muru nabonye usa nk'utandukanye n'abandi basore ni gute umukobwa yazaka kwisabira urukundo ukanga kugira ngo nyine umwegure umutima wawe. Hari umukobwa duherukana mbere waje kugusaba urukundo ariko werekana kutamwanze utanamwemeye muri make. Ntago wahakanye si wanemeye kubera iki uwo mutima utawufite nk'uwabandi basore. Mane nyene uriya ni ibintu bisanzwe gusa yanajya mwana ari umwana mwiza tu ariko oya nicyo ngiye kubwira yari umwana mwiza gusa nyine nazinutswe ibintu by'abakobwa ibyabaye kuri Keza byatumye nzinuka wallahi. Ntago bakobwa bose ari kimwe. Umukobwa ashaka kuguhemukira hari n'undi ushaka kuza afite ikimuzanye azanywe no kugura urukundo azanywe no kwereka akakwitayeho. Ntago ari byiza kugira ngo wihebe cyangwa se ushaka kubaho wenyine mu buzima kandi ibintu byose biba byiza mbere nyuma bikaba bibi bwo urumva ni hatari nyene nago wamona ngo ni mwiza ugahita wumva yuko n'inyuma canke se n'ibimuri byose ari byiza. None nyuma cyagiye ntago mwongeye kuganira no wa musista cyane ko bamutubwiye ko hari filime muhuriramo ntago mwongeye kuganira ku byerekeranye n'urukundo. Shana nyuma yaho nyine twarahuriye muri shoot ariko mane nta mwanya babifite nk'ibyo ndi gufakasinga ku bintu by'ubuzima kuko ibintu by'abakobwa
nababona hazinutswe nyene sinababona hazinutswe burundu ariko mwino minsi ni hatari. Muri wakundanye n'abakobwa bangaye kuva watangira gukundana cyangwa se kuva wakitwa murundi? Nawe urarengereye. Oya nukukubaza wambira umubare ni benshi kubyo utababara se abo mwakundanye. Nta numwe. Ndakubwira impamvu mbikubajije. Anje ukambwira impamvu se. Uyi impamvu mbikubajije umeze nk'umusore nyine udakunda kujya mu bintu byo gukundana cyane by'inkundo cyane kandi tuzi ko abasore hafi ya benshi baba bashaka guprofita wenda iyo kazi yuko umukobwa kugiye kagukunda ugaprofita kugira ngo nyine umwiyegereze cyane ariko wowe bisa naho ntabwo ibyo bintu byo bigenderaho kubera iki nyine wumva yuko gukundana utakiri muri modu yabyo ushaka kuba wenyine mu buzima bwawe. Mani ibintu byo gukundana na general bikoze naranabigiyemo cyane ariko musi y'imyaka mfite nibwo nabikundaga ariko ku myaka mfite ubu ngubu guhera ku myaka 2 narenze ntago bindimo cyane wenda keza niwe twe twatangiye kwimbaramwe cyane ariko nawe hari byabaye nyene bituma bitanda nacika intege cyane. Ariko nyuma ya keza nta wundi mugabo mwiza urongera kubona kuko iyo nkubajije ibintu by'urukundo uvuga keza wenda byararangiye byawe nawe ariko ufite kongera gushaka urundi rukundo rushyashya. Abakobwa beza barahari banamurenza na keza ariko nyine urabizi n'umutima nyine tumutima ukunda. Bivuze ngo keza afite umutima utandukanye n'uwabandi. Ibyo nago mbikubwiye nawe ndenge. Oye bivuge no hari yiyumva. Keza so ufite umutima utandukanye n'uwabandi ahubwo ni kuki utamwikuramo nyine ngo wumve ko ukeneye urundi rubavu rushya. Nyine impamvu kumwikuramo byata ntabwo nanabikora kubera ko nubwo nawe afite cyo tujambo nanone yagiye ashira muri tari twiza keza kuba yarafashe umwanya wagatega indege akasanga urundi tutarabonana na rimwe twabonana na rimwe kukanu konyine katumye nzokomeza ndamwibuka byo gukora byose kumwibuka nago byobura ariko kuvuga ngo ni mwiza wo ari beshi cyane mwari no Rwanda canke se ni wacu mu Burundi bari beshi cyane beza. None kuri famille yawe bivuga iki ibyawe na keza bitararangira tutazi n'igihe bizarangirira famille bifatite ikugiriye ihe nama? Ya famille ari biteze umwana none kuri no saha nta gisubizo cyumvikana barabona ubwo nyene baracyabyakiye nkora bitegereje bumva ibisubizo nzaba canke se bazabona tu. Hagati yawe n'umugabo musangiye umugore nabwita ko yakamusangiye umugore umubano wanyu meze uti? Mbere twaherukaga mudacana waka ariko ubu mubano wanyu meze gute? Yakamwana n'umuvandimwe byatari se ubutana akubwe ko ari project dufitanye no bikaza ko iyo project ndimo kubesha na yandike Diamond Protector iri kuri YouTube channel yitwa All TV Rwanda All TV niyo YouTube channel iriho. Yakamwana n'umukinyi mwiza turakorana muri project nta kibazo kiwe ahubwo ebana n'umutima mubi Yakamwana yarafite muri ya minsi nikeza umutera. Kireka tubyirengagize ariko ndashaka kubaza akabazo uramutse ubonye wa mukobwa aje hano wabyakira gute cyangwa kwa gikubona ukabona atugeze hano wabyakira gute? Nakubwiye aha hantu nawe nubwo umunyamakuru nubwo nakuretse ukinjira nago byari ngombwa ubwo anaje kanakomanga nkagenda nkabona niwe nakinga nabwo nafa kwemera ko yinjira ahubwo ibye tuzabiganira nyuma yaho canke se akazampamagara kambwira ibyo ashaka kumbwira kuko hari ibyo yavuze imbere ya kamera sinabyishimiye. Ariko nyine nagusabaga kwihangana no gutoza. Wow! Surprise murundi. Oya murutuza. Yifuje kuba twazana hano. Igipangu cyanjye nk'umuntu wese bamwarenze. Oya humura mu kandi nyine wumva utuje. Wakinze nyine wagaragaye ko wakize ariko nyine nagira ngo utuze tuganire. Ariko rambaza ibintu by'ubujambo rero bwishi kubera ko waruzi ko mwazanye. Yego. Ahubwo nagira ngo bazunguri kuno wamwinjije. Nukuvuga nyine ninjiye nawe ansaba ko twazana hano na warinjira. Uyu ariko nari mbizi ko nitwinjira mutari byakire neza ariko basi mfasha wakira impano ndi mwana. Wakabaye wabivuze nyine basi banzurebe mu kibuka banzurebe basi wisuzuguri ntago uzi ikintu kirimo hariya. Banza basurebe nano matsi kugira oya wirakara cyane oya muri utuza bandutuze oya bandutuze tuganire nyine bandutuze watuje bikagusunika basi wimusoneka nyine reka basi tuganire uduhumwa none se banzubwira wamwinjije bane banzuze imyugo kamera ibintu nagomba mikoro muri watuje tukazana abantu mu gipangu basi nago bizongera basi
basi mufashe mufashe gushakira nyene mufashe ukunda ari twari byo gift na gift nagusabye tuza pe basi duhe karibu tuganire uramenye impamvu yamuzanye basi uramenye ikintu cyamuzanye ariko wihita dusohora ko ntago n'icyatuzanye ibintu by'ibikamera wa basi nyine tuza umwumvi afite amagambo ashaka kubwira afite imana ashaka kuguha murumba wadufashije intebe urazijyanye basi murumva ese mwambare mukasohoka basi mwumvi ibi nta mwanya wabyo mbifitiye kwanza musanze mfite n'ibindi bintu nanigiriyemo mumbabarire je mfite n'ibintu nanigiriyemo cyane ibintu byawe ariko azayima nawe musabye nta mpano nshaka uno munsi nayo nshaka ugiye kumushinja basi tuza kubwira ndagukunda wakoze kunkunda basi na ihangane wakira ka gift nkuzaniye byonyine basi turahita twigendera please yakire dutaye basi ntago ndayacana nayo nshaka nigiriye mu please nibitenda biretse sandiri ngira mu gipangu impamvu mwuzaniye basi gift sibyo ngende umufana wawe urabizi ndagukunda mwuzaniye gift nk'umufana ese je ubundi se waje umbwira ngo ibintu byo gukunda ubu no mufana gusa no musaje nk'umufana ntacyo none se narabikubwiye nago wabyemeye ariko nje nk'umufana noneho rero genda sohoka oya wimusohoka ese saje nk'umufana umuntu nk'imbwa gutyo umuntu uguhaye impano arasha ibindi urakoze cyane sohoka rero uye nyine basi reka tuganire hakanya gato duce umunano muzanye muri bya bindi nk'amutende wamamagara cyagiye ngo ngwino ngo ngubwire uye nakanya gato cyane uvuga uburyo wishimiye impano nakubwira impamvu yayizanye nagari ibintu birenze ubwo nafata basi ifunguro wifashe basi reba impano basabaye tora oya ntago impano nagari yanjye niyo muri fata ibintu byawe ariko impano nguhaye ni nk'umufana ukunda ibintu ukora wakihanganye koko aduha amahirwe mbase please impano wamaye nayishimye babarira ugenda uzaza babine waretse tukavugana basi nk'umukunzi wawe please wakwihanganye tukavugana basi nakubwira impamvu nkuzaniye gift nta kibazo tugende uzabimbwiye ikindi gihe wafatiye umwanya sibyo oya ese kuki mu kwinjira mutabimbwiye ngagiye kwinjira ntago wari kubyemera nyine ntago nakubyemera n'ibingi bintu by'ore ntago nabyemeye niba uzi ko nari kubyemera fati oya bihangana soke kuko no mu kwinjira ntago mwabimbwiye Sandira kibi murundi yanziye kumva murundi waduhaye amahirwe cyane bikunda ko umuntu yakwereka ko kwitaho ukamenya ko ntacyo bikubwiye kuko birisi oya ibi bintu birambabaje we Sandrine wowe bose mureke tuganira akanya gatoya tuganire wewe byo wambwe tuganira byari bingibi Sandira ibintu ntago je nabikunze waretse basi tukaganira ho gato basi uzahamagara kuri telefone ujye kwitwaza n'ibintu by'ibikamera n'abatanga n'abanyamakuru please wambabane ndakwinginga ase basi waretse bwa rimwe ryonyine nkakuvugira uzahamagara kuri telefone tubipange niba ari ikintu basi nagushaka guha agaciro basi n'umwanya ubona abataye wo kuza ibintu by'amakamera n'abanyamakuru ujye ntago mbishaka ibi ntago nshaka itangazamakuru ryongere kitangere ribone nanone oya ese bigutwaye iki please wambabane I beg you none ntago navyemeye none navyemeye soka ntago navyemeye uzamamaga wambabariye basi gato rimwe gusa ndashaka amahirwe yanyu azamaga kuri telefone ibintu sibyo kujya aza kunzanira amatangazamakuru ese muri ufite ikibazo bazi none se urabona muri iki buryo kuri serie ibintu nawe binungire wewe so uzakumura ngo waje kunsuraje ngo bikwemerere kuri serie kwereka uzamaga kuri telefone wimbwire birangiye koko dusohoye gutya torana mboro za uya wagumanye impano basi gift siyo nakuzaniye ni gift nakuzaniye please ni gift nakuzaniye ariko wayifashe basi wihangane kubibaye ntago nanjye ariko nabikekaga none urumva bimeze bite uri kumva nyine umerewe ute none hamura akakanya bite n'ibintu bitubaye sha Sandrine ndababaye cyane ndababaye kubona umuntu yafashe umwanya we akagenda akagura gift noneho amplisi iranahenze ukayizanira umuntu nyine ukabona gufashe nabi arakwirukanye nyine birababaje tu urumva se hari andi mahirwe ufite yo kuzongera kugerageza cyangwa uhise ucika intege burundu nyine sinakubwira ngo nzakomeza sinanakubwira ngo nzarekera nyine birababaje nimba umuntu yakomeza kugusohora gutya atagushaka se ntacyo ndagenda mbitekerezeho
nk'ikihe kintu cya nyuma cyangwa se wakora kugira ngo uvuge uti wenda hari ukuntu wakora ikintu ukavuga reka ngerageze bwa nyuma cyangwa amahirwe ya nyuma, urumva ari handi usigaje kugaragariza amahirwe yo kugira ngo urebe ko mu rundi hari icyahinduka cyangwa hari ikintu yahindura mu mubano wanyu? nyine Sandrine mu rundi ndamuzi buriya ndanamukurikira cyane, namukurikiye guhera kera n'iwabo ndahazi. nyine ubwo ikintu ngiye gukora ni uko ngiye kujya iwabo basi nkaganira na mama we nkumva. Urumva ufite ntabwo ufite kugira ngo ujye kuganira na mama we kandi mama we atakuzi, mutanaziranye nawe atakuzi, urumva ntabwo wabiguteye cyangwa urumva nta kibazo kindi kizavuka? nyine ndumva nk'umubyeyi icyo nzi ni uko azanyumva. mama we waba utuye umuzi cyangwa ni ubwa mbere uzaba ugiye guhura nawe? mama we ndamuzi. arakuzi se? ntabwo mbizi nimba nyibuka, ariko icyo nzi cyo ni uko nzi ko anzi. Reka nkwifuriza amahirwe rero nanjye sunenge ntako ntari nagize kugira ngo nongere ngo huze nawe, ariko urabyakira uko biri kose. Reka turebe ko andi mahirwe azaboneka. Reka njye mbe nsubiyeyo kugira ngo numdeye ko atuma ninjira muganirize bwa nyuma, numve ko yatanga andi mahirwe kandi nibidakunda uzihangana. Sandrine urakoze, nyine ntabwo utari wagize nubwo byanze, ariko buriya nta kundi tuzashakira mu zindi nzira. Akantu gatira impano yihagaze amafaranga ngaho ugereranyije n'amafaranga wayiguze? yahagaze amadolari 1000. Amadolari 1000 ni amafaranga menshi cyane. Kuba yitwaye atishimiye cyangwa se wasanga wenda atazanayikoresha icyo wayimuhereye, urumva ayo mafaranga kuba yatanze ku muntu ukweretse yuko nta n'urukundo cyangwa se nta n'ubwuza abifitiye, urumva amafaranga uticuje impamvu waguze iriya mpano, urumva bimeze bite? nta kwicuza mfite kuko nayimuguriye ari uko mukunda. ndumva nyine ntago nicushije, gusa nubwo bitanshimishije ko yakiriye nk'uko nabyifuzaga, ariko ntago nicujije kuko nayiguze. Rero ngo usezere ukankwere ko urugendo nanjye ndibe ko nasigarana mu rundi nanyemera tukaganira, ubwo tuzaganira ubutaha, ngo nzakubwira uko byarangiye, ariko ukomeze ugerageze ntucike intege, mu rukundo biragora. Sandrine urakoze cyane. Nkuko muri kubireba rero umwana w'umukobwa aragiye biranze kugira ngo ahuze na Murundi, ariko njye impamvu nsigaye no kugira ngo ndebe ko Murundi namusaba kankingurira tukinjira nkaba naganira nayo kugira ngo basi debe yuko yakemera ko n'ubutaha twazangira tukabahuza, cyangwa se by'urukundo yifuza akamuha akazashyira kemera. Kamera mayenda ndagira ngo musabe aze ankurikire ndebe yuko Murundi yama karibu. Dore ya mpano ubwo yayisize Murundi nawe nagashobotse, impano bamuhaye yanze kuyifata, reka ninjire nyimusubize. Nubwo atari yanjye reka nyipfundure impano itari yawe, ni ibibazo. Wow, harimo isaha nziza cyane, sinzi niba kameramana ari kuyifata, ariko Murundi amenya agaciro kayo batubwiye yayifuza. Reka ninjire, wenda ninyitwaza biratuma karibu. Murundi, ugiye nari merekeje wa musista wawe, ariko wanze kumuha amahirwe n'impano wanze kuyitwara. Ese muno wakihanganye basi n'iminota 2 yagiye yagiye nkuzaniye impano n'impano bakuzaniye wanze muri watuje, ariko wagiye ugabanya amahane. Nari nkuzaniye impano wasize ku muryango. Ese yo mpano kutambwe kuzananye n'undi muntu mbere ntabwo wari kubyemera muri urabizi nawe amahane ugira. Basi reka tuganira akanya gato nyine, reka banze nkubwire abantu wanjye warangiza nyine muri cameraman akuse muri watuje ibintu ntabwo ndi kubikora. Okay basi n'ubundi ndagiye n'ubundi ndasohoka nanjye, ariko nagira ngo ufate impano wayisize ku muryango kandi nari kintu uzongera uye wirakara muri nanjye sugiye kunsohora tutaganiriye ko muri wagiye ureka kwe. Basi akira impano yawe ndayisiga hano iwawe n'utayifata, ndayisiga hano amarembo arakinga ntabwo natwari mantari yanjye. Muri watuje tukaganira basi iminota mike cyane, iminota mike basi, ariko turaganira izimya kamera. Igihe uzakina kunzana abakobwa uzagira Murundi yarakaye. Oya muri watubabariye basi tukakuganiriza iminota mike cyane hano yanjye. Uri kudusohora nabi kandi uzakenera abashyitsi
ntabwo byari byoroshye murundi yanze ko tuguma mu gipangu cye adusohoye nabi mwabonye ukuntu pendo yatashye natwe nika dusohoye ariko reka twizere ko ubutaha bizakunda impano ndayisigaranye nimba ndi buyigurishe kuri Kigali sinzi ko amahirwe ya nyuma reka nanjye mbasezere ikiganiro nakagaruka nagira ngo mbabwire mujye mukora subscribe share na comment kuri Kigali 250